ndabashimira ko bashe kuma felicitation. Navuga yuko twari dufite ambition k'uyu mwaka kugira ngo tubashe gukora amateka n'ubundi atigeze abaho muri generation yacu. Ndakeka kuva nagera muri Tanzania nibwo bwa mbere equipe, ntabwo navuga Yanga, muri equipe zose zabayeho muri Tanzania nibwo bwa mbere yaboneka equipe itwaye ibikombe bitatu byikurikiranyije. So nkaba navuga yuko ari ikintu gikomeye cyane, ari n'ikintu ngewe ku bwanjye nka Haruna n'amateka akomeye, kuko ibitarakoze bagenzi banjye nge uyu munsi nabashe kubikora. So nkaba nshimira Nyagasani, kuko twebwe burya nk'abantu nkunda kubivuga, turafightinga tugakora ibyo dukora, ariko ikintu cya mbere burya aba ari Nyagasani. So nkaba nashimira Imana kubera ko yaradufashije. Twari turi muri condition itari nziza, equipe yacu yagize ibibazo, perezida wacu yagize ibibazo, tugira ibibazo by'amafaranga, tugira ibibazo bitandukanye, ariko kubera ko twari dufite ambition yacu yo kumva ko hari icyo dushaka gukora abandi bagenzi bacu batigeze bakora, akaba ariyo mpamvu uyu munsi twongeye gutwara igikombe ku bwa 27 ariko ku bwa gatatu bwikurikiranyije nkanjye cyangwa se na equipe yanjye. Bivuze ikintu kinini cyane, ntabwo nabona ukuntu wenda bisobanura, ariko uyu munsi nge nka Haruna nubwo nava muri Yanga, ndakeka hari ikintu naba mvanyemo, yaba kuri ngewe, yaba kuri equipe yaba yaranyifuje kaza kunkura mu rugo wacu. So navuga yuko uyu munsi hagize umuntu uvuga ko wenda Haruna nka Haruna atigeze atanga umusaruro, yaba ari umutima mubi, cyangwa se yaba ari wenda bya bindi by'abantu, kubera ko turi abantu n'ubundi. Ariko ku bwanjye ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu muri kariyeri yanjye ya football nazigira nibagirwa, kuko twahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane, ariko twagerageje gushira hamwe, twagerageje kumva ko hari icyo dukeneye. Niyo mpamvu hari byinshi cyane twirengagije, tukumva ko intego yacu dufite tugomba kuyishira imbere kurusha ibindi byose twifuza twebwe nk'abakinnyi. So ni ikintu gikomeye, ni n'ikintu nzakomeza mvuga ko nshimira Nyagasani, kuko ntabwo cyari cyoroshye ariko tukabasha kukigeraho. Icyo navuga, icya mbere cyo ndayirespectinga Yanga nka equipe muri kariyeri yanjye kugeza uyu munsi. Nakiniye imyaka myinshi cyane muri football. Icyo navuga nuko Abatanzania bakunze kuvuga ngo mfanya biashara. Niko nabivuga. Nuko ngo ngewe ndi umukozi, hari ibyo nifuza mu buzima bwanjye. So babashije kumpa ibyo ngewe nifuza, na hantu nabaye, na hantu hamaze kuba nko mu rugo, na hantu menyereye. Ndanashimira Imana yuko ntabwo ari uko wenda nzi umupira cyangwa se ndi umuntu watari. Nageze muri iki gihugu, umupira uranyemera, abantu barankunda. So ubuzima bwanjye bwose nabayeho ntabwo nigeze ngira ibibazo nakwita ko ari ibibazo bikomeye. Turi abantu, ibibazo bibaho, ariko ni igihugu nabayemo neza, ni equipe nabayemo neza. Of course nagiye ngira ibibazo muri equipe, ariko kubera ko bitari ibibazo bikomeye bikarangira nkakomeza akazi. Bampaye ibyo nifuza, nta kabuza ko wenda nabasinyira wenda umwaka umwe gusa sinawurenze, ariko objective yanjye mfite ntabwo nifuza kongera gukina muri iki gihugu. Nubwo uyu munsi ntari buvuge wenda aho nifuza kujya, kubera ko wenda bitari byaba ntari nabikonfaminga neza, ariko mfite option zigera nko muri 3 numva abakunzi ba Haruna cyangwa se nk'abanyarwanda muri rusange bagomba kumenya, kuko ni n'inshingano zabo kumenya aho ngiye nka kapiteni wabo cyangwa se nk'umunyarwanda. Nkaba numva nimara gukora gahunda zanjye neza, zimaze kugenda neza, nzagenda mbatangariza uburyo cyangwa se aho nshobora kujya. Mfite ahantu habiri, urebye mu Barabu n'ubundi nkunda kuhita mu Iburaya, kubera ko urebye condition zabo zenda gusa, ariko mfite option ebyiri zo mu Barabu, ndetse nkagira n'indi option muri Vietnam. nkaba navuga ko ari nabo bantu bifuza ko mu mafaranga menshi cyane numva nanifuza.
ariko kubera ko uyu munsi nari nabikonfaminga ntabwo nshaka kubivugaho cyane, ariko nkaba navuga yuko wenda Yanga uyu munsi ije kambwira uti ibyo wifuza turabiguhaye, nta kabuza ko nashobora kubasinyira. Icyambere navuga cyamfashije, navuye mu Rwanda numva nshaka kuhava. Ntabwo nahavuye kubera ko nanze igihugu cyanjye cyangwa se kubera ko nanze umupira w'iwacu, ariko nahavuye kugira ngo mbashe kumenya n'ibindi cyangwa se ahandi bakora bati. Numvaga nkeneye experience muri football kubera ko nakinnye imyaka myinshi mu Rwanda, umupira wo mu Rwanda nari maze kumenyera, abakinnyi ni babandi, so hari byinshi nifuzaga kugeraho kugira ngo n'ejo cyangwa ejo bundi n'ingaruka muri equipe nationale cyangwa se nagarutse mu Rwanda hari icyo nshobora kumarira abanyarwanda mu kazi kanjye nkora. Ikindi navuga nuko ndi umuntu, hari byinshi wenda nashobora gukora a part of football wenda bitagendanye n'umupira, ariko nubaha akazi kanjye kubera ko niko kazi kabeshejeho umuryango wanjye, niko kazi uyu munsi kangize Haruna, niko kazi uyu munsi kangize uwo ndiwe, gatuma abantu bamenya. Nkaba navuga yuko nicyo kintu cy'ingenzi cyabashije kumfasha, kuko abatanzania nibo bakunda kuvuga ngo chezea mshahara ila usichezee kazi. So na mimi sipendi kuchezea kazi. Nikiwa kazini nakuwa niko serious, lakini nikiwa out of kazi yangu naweza nikafanya kitu chochote. So navuga yuko ari cyo kintu cyamfashije, ndetse nagishimira Nyagasani kuko mu buzima ushobora kubuzi ariko nta mahirwe ufite cyangwa se udafite blessings za Nyagasani. So Imana yampaye umugisha, ibimfashamo n'abantu babasha kubona ibyo nkora. Urabona ushobora gukora ibintu burya abantu ntibabibone cyangwa se ntibabyiyumvemo. Nkaba ari n'ikintu nshimira cyane. Nabaye muri Tanzania nk'umutanzania, ntabwo nigeze maba nk'umunyarwanda. Urumva akaba ari nacyo kintu cya mbere mu buzima. N'uyu munsi nk'abatanzania bankundiye, ndi umuntu usabana n'abantu, ndi umuntu wabanye n'abantu, uvanyeho iby'akazi kanjye. No kuvuga ngo narahageze ndeba uburyo babaho, umupira waho mbo ntabwo ari umupira uhambaye cyane, ariko pressure yabo ni ihambaye, ariko nabashe kuyimainteninga, basha kubana na bagenzi banjye neza. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi imyaka mbaye muri Tanzania nyibayeho neza, kandi nabashe guperforminga ku buryo wenda ntavuga n'ubwatari cyane, ariko kuri level yacu yo muri Afrika buhagije. Icyambere navuga muri football yo hanze y'iwanyu cyangwa se hanze y'igihugu cyawe, icyambere tugomba kumenya nuko iyo wavuye mu gihugu cyawe ujya mu kindi, ugomba kumenya ko byanga bikunze abantu bagushakaho different kurusha wa mu nyagihugu waho ngaho. Ariko ikindi kintu wenda navuga nabagiraho inama nuko nagiye nabivuga igihe kirekire mu buzima, burya iyo ufite ikintu wifuza kugeraho ukigeraho, na hantu na hamwe muri football burya uzagenda ukarelaxinga cyangwa se ukumva ko ibintu byose byoroshye. Ariko iyo ubyishizemo ukabikorera ukanasaba Nyagasani, byose birashoboka. Ariko iyo utabifite ku mutima, wumva ko hari ikintu wumva wifuza kugeraho, nubwo waba uri umukinnyi uhambaye gute ntabwo wabigeraho. Ntabwo wank'urugero rumwe, njya nkunda kubwira abatanzania ngo nubwo wamfata ukanjyana muri Barcelona uyu munsi, bitewe na pressure tugira hano muri Tanzania nakina, bitewe naho navuye. Mu Rwanda urabizi uburyo umupira wacu ntabwo ari umupira mubi, ariko nta pressure haba. Nta kintu kinavuga wenda cyatari cyatuma umukinnyi aruzinga confidence cyangwa nibiki. Ariko abatanzania Imana imbabarire ntago mbatutse, ariko n'abantu nabyita gute, n'aba UI, reka mbyite gutyo, n'abantu bumva ko bazi ibintu. So umuntu rero wumva ko azi ikintu kugira ngo umwemeze biragoye. Ariko icyo nkundira umupira nuko umupira ukinwa ahantu hagaragara. Iyo wakoze neza buri muntu arabibona.
niyo mpamvu icyo nagira abagenzi banjye nuko ikintu cya mbere bagomba gushira ku mutima nukumva ko wenda bashaka kuva mu Rwanda, kuko nanjye ubwanjye mfite abantu benshi cyane bumvishe ko nje muri Tanzania bumva ko nashobora kubishobora, ariko nge nari mfite objective niyo bari kumbwira gute ntabwo byari gushoboka, kubera ko hari ikintu numvaga nshaka kugeraho. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi narasavayivinze, nahuye n'ibibazo, ekipe yaranyirukanye bitewe n'abantu imitima yabo mibi, ariko kuko hari icyo numvaga nifuza kugeraho, hari n'icyo numvaga nshoboye muri ngewe. Kugeza uyu munsi nishimanye na ekipe yanjye, ndi vice captain wa ekipe yanjye, ndubashwe muri Tanzania, ntabwo ari kubera ndi Haruna, ni akazi naberetse. Akaba ariyo mpamvu navuga yuko igihe cyose ufite objective ugashiraho n'amasengesho, ibintu byose bigenda neza. Ikiza navuga kuri ngewe cyangwa se kuri Azam, ngewe mu by'ukuri ntabwo ari ukubera ko turi kumwe nk'abanyarwanda bagenzi banjye cyangwa se nka Azam, ariko Azam ni company navuga mpereza ndayiappreciatinga. Iyo nicaye iwanjye ndi muri Tanzania ndeba iby'iwacu mu Rwanda, ndeba ahantu henshi cyane. So ni ikintu cyiza cyane bakoze kuba twaragize abantu nk'aba ngaba batuma tugaragara tumenyekana, urumva. Ariko ngarutse ku kibazo warumbajije, ndabakurikirana cyane bitewe n'iyo Azam n'ubundi, urumva. So ntabwo ari abakinnyi babi, ariko nta kintu bari bamenye. Icyo nabagiraho inama nuko bagomba kumva ko bari kwiga. Buriya igihe cyose wumva ko urimo kwiga uramenya, ariko igihe cyose wumva ko wamenye ntushobora kumenya. So bumve ko kugira ngo bagere wenda aho mukuru wabo yageze, anko wabo yageze, kuko hari abo mbereye mukuru, hari abo mbereye anko. So bagomba kumva ko bataramenya. Nuvuga ngo aho bari uyu munsi ku bwanjye navuga ko aribwo batangiye gukina umupira, ariko motivation wenda nabaha nuko hahandi bari mbona hari icyo bashoboye, ariko bagomba kwishira mu mutima yuko bari kwiga kugira ngo babashe kuzamuka no kugera kure. Kandi ni cyiza nuko nubwo ngewe wenda ndi mukuru kuri bo, nabashiti banjye, nabantu iyo umwe yakoze ikosa ndamubwira, iyo hari ikintu numva ko bashobora guhindura nabantu mbwira, ndetse nabashimira yuko baranyumva, barankunda, mbese turabashuti. Uvanyeho iby'ubufamiye ukavanaho ibyo kumva ko ndi mujomba wabo, bamwe ndi grand frère wabo, nabantu mbwira uti bana please, niba hari icyo ushaka kugeraho gera gutya bakanyumvira. Ariko inama nziza nabagira nuko bagomba kumva ko bakiri kwiga kugira ngo babashe kugeraho bumva bashaka kugera. Ntabwo nabeshe ko navuganye n'umutoza, ariko hari abo yantumyeho. So nuvuga ngo abo yantumyeho ni nkaho twavuganye, kuko hari feedback bagiye bamuha bitewe n'ibyo bifuzaga ko amenya kuri ngewe. Ariko icyo navuga nuko nubwo bazana Mourinho, nubwo bazana umukoca wa mbere ku isi, twebwe nk'abanyarwanda tugomba kwishiramo ko hari icyo dushaka kugeraho kugira ngo n'uwo mukoca uje tugire icyo tumufasha. So selection yakozwe ntabwo ari selection mbi, ariko icy'ingenzi tugomba gukora nuko tugomba kumva ko hari ibyo tugomba guhindura. Hari byinshi twabuze mu myaka yashize cyangwa se mu gihe cyagiye gishira, nkaba numva yuko ari cyo gihe ko twabihindura kandi tukagira ambition. Buriya mu buzima umuntu wese uvanyeho no bya football, iyo udafite ambition, iyo udafite ibyo wifuza kugeraho, burya biragora kugira ngo bigereho. Niyo bigezeho abari amahirwe cyangwa se abari destiny Imana yakwandikiye, ariko buriya mu buzima umuntu yarakwiye kumva ko hari icyo ashaka kugeraho kugira ngo agikorere. Nkaba navuga yuko kuri equipe nationale niba hari aho dushaka kugera tuzahagera. Of course dushaka motivation kuva ku bayobozi, dushaka hari support nyinshi cyane twifuza, ariko
dushobora no kuzibona tudafite ya ambition nagiye mvuga ntitugere ku byo twifuza. So bagenzi banjye twahamagawe, inama nabagira nuko twakumva ko ibyo twabuze tubyibagirwa, ahubwo tukumva ko ari ibyo dushaka kugeraho, kandi nitubishiraho imbaraga tugashira hamwe, tukumva ko igihugu cyacu tugomba kugiteza imbere, tuzagiteza imbere. Nagiye mvuga patience cyane mu buzima mu gihugu cyacu. Hari ibintu wenda navuga, wenda abantu bakanyumva nabi, ariko ntacyo bijya bimbwira ko iburyo ushaka kugira ngo wubake ntabwo wita ku bantu. Ikintu abantu bagomba kumenya, urebye mu myaka 5 ngewe maze cyangwa sezo 6 nkuko nagiye mbivuga maze muri Tanzania, umupira wacu warahindutse. So niba umupira wacu warahindutse, twakora iki kugira ngo equipe nationale ikomere? Kubera ko nagiye mbivuga, buriya hari ibintu tubura kugira ngo nationale ikomere, nuko championnat yacu yabikomeye. Kugira ngo uyu munsi equipe yacu nationale igira higera, nuko twaba dufite abantu bazi icyo gukora. Niko nabivuga, ntabwo mvuze ko aba hari batazi icyo gukora, ariko nuko bagomba kwiyumvamo yuko hari club hakaba na nationale, bagatandukanya ibyo bintu bibiri. Buriya ntubona nkanjye uburyo nkina muri Yanga, sishobora kubakina muri equipe nationale, kuko Yanga mbana n'abakinnyi buri munsi. Nuwango experience tugenda dukora mu club yacu niyo yari kwiye kudufasha, inabyo bintu byo bikwiye kudufasha kuzana muri equipe yacu y'igihugu kugira ngo tubashe kugira aho twifuza. Ariko icyo nasaba abanyarwanda cyangwa se abayobozi bari nyuma y'umupira, kugira ngo natwe twumve ko tugomba guharanira ko byanga bikunze hari aho dushaka kugera, bongere motivation. Mumve uburiya ntibazakubeshe, iyo ukora namwe mukora muri Azam, uyu munsi haje umuntu akakubwira utuhembwe 100, ariko nye nzaguha 200. Ndakeka ko uyu munsi utaburi muri Azam. So motivation rero muri football irakenewe cyane. Ni nayo mpamvu uyu munsi ngewe navuye mu Rwanda nkaza hehe muri Tanzania. Nibyo koko nashakaga experience, ariko nyuma experience hari n'ubuzima. Twaretse amashuri, tureka ibintu byinshi cyane kubera umupira. Nuwango niko kazi kacu twahisemo. Abantu ni batumotivatinge, badusupportinge, ndakeka ko aha abantu bishize hamwe ibintu byose birashoboka. Urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane, ndanagikunze. Ubundi first of all nyendi mu bantu basensibiliza aya matora, kubera ko dufite groupe yacu na groupe y'abantu navuga twiyemeje gusupportinga perezida wacu. Ngize icyo mbivugaho, nabivugaho byinshi cyane, ariko ndakeka yuko umunyarwanda wese, umuntu wese wifuza ko u Rwanda rwaba mu mahoro, ntabwo yajya kure y'abayobozi dufite ubu ngubu. Kubera ko iyo urebye aho twavuye naho tugeze ubu ngubu, mu by'ukuri nta comment nimwe washiraho. Nkaba nafata umwanya wo kubwira abanyarwanda yuko tumusupportinge Kagame. Ni umuntu navuga ni Imana yamutuzaniye. Nagiye nabivuga mu gihe cyashize, twahuye n'ibibazo bikomeye, amacakubiri, ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko ndakeka uyu munsi niyo utambuka ahantu, ngemba mu mahanga, ndanagenda amahanga cyane, ariko iyo utambutse ahantu ukavuga ngo ndi umunyarwanda, abantu bararespectinga. Ntago barespectinga kubera ko igihugu cyacu ari igihugu kinini cyane, ni igihugu uyu munsi kiri muri security, ni igihugu uyu munsi kiri bien organisé, ni igihugu yani navuga ngo ushaka isuku, ushaka igihugu cyiza cyo kwenjoyingamo, ni igihugu wa kwenjoyingamo. Nkaba navuga yuko natwe nk'abanyarwanda ko tukwiye kuba proud, ariko tutibagije abatumye tuba proud.
urumva nkaba navuga yuko ku bwanjye nka Haruna nge ubundi nzamutora perezida wacu 100%. Ntagiye no ku ruhande naza nge ntago ndi pretender. Iyo ikintu nagikunda ntago mba ngikunda. Mu buzima bwanjye buriya no muri Yanga nicyo kintu bankundira. Nubwo waba uri umuyobozi umeze gute, iyo ikintu numva kitandimo ndakivuga live. So ntabwo ndi pretending kubera ko ndi umunyarwanda, kubera ko ndi captain. No, ni ibintu byigaragaza. Twari dukwiye kumusupportinga perezida wacu, twari dukwiye gusupportinga abayobozi muri rusange batumye kugeza uyu munsi dushobora kwicara tukumva ko igihugu cyacu kirimo amahoro, igihugu cyacu gitekanye, igihugu cyacu ari presentable mu bihugu byose muri Afrika. Kuko ni byinshi cyane twagiye tugeraho. Uyu munsi yuvuze u Rwanda, mwutu duce twose duturanye baratitira. Ntabwo ari ko ari u Rwanda, nabarugize u Rwanda. So nabo barugize u Rwanda nta bandi, n'abayobozi uyu munsi dufite. Murumva? Niyo mpamvu nakubwiye ngo ni byinshi cyane navuga ku Rwanda, ariko icy'ingenzi nuko reka dusupport abayobozi bacu, dusupport umuyobozi mukuru wacu ari we His Excellence Kagame, kuko yatumye tuba abanyarwanda, yatumye tuba umuntu umwe. Urumva? Niyo mpamvu mu buzima buriya hari ibintu nkunda kuvuga, ushobora kuba utunze ufite buri kintu cyose, ariko iyo udafite amahoro, iyo udafite ibyishimo, burya nta cyo buzima biba bumaze. Akaba ariyo mpamvu navuga yuko ku bwanjye mbisubiyemo 100%, nzamutora 100%. N'abantu bose bumva bankunda ubundi bari bakwiye kumutora 100%. Ngewe ubwanjye kuba ngeze aho ngeze cyangwa se kuba ngeze ku byo ngezeho, ntabwo ari kubera ko wenda ndi umunyarwanda uhambaye, ahubwo hari abatumye ngewe mba ngewe. Nakinanye na Jano, nakinanye n'abantu benshi batandukanye ba Katauti, nakinanye nabo ba Olivier, n'abantu banyakereye muri equipe nationale. Nuvuga ngo iyo challenge n'ubundi niyo tubura. Akaba ariyo mpamvu ngewe mpora mbivuga, burya aho kugira ngo twange the foreigners, ahubwo twazana the foreigners babandi twumva ko hari icyo bashoboye. Kuko niyo urebye mu mafootball twebwe tureba ahantu twifuza kujya gukina, buri mukinnyi wese umubaje ngo wifuza kujya gukina akubwira muri Europe. Ariko nizo za Europe zifite aba foreigners. Urumva? Akaba ariyo mpamvu ngiye nasaba abayobozi ntabwo mbinjiriye mu kazi, ariko nk'umunyarwanda wifuza ko igihugu cye cyatera imbere, twari dukeneye abantu baduha challenge. Ni nayo mpamvu uyu munsi ngewe muri Tanzania bashobora kuza kumfata mu rugo. Ntabwo ari kubera ko abatanzania batazi umupira, ahubwo bifuza ko hari icyo abatanzania bakwiga kuri ngewe. Akaba ari cyo kintu tubura no mu Rwanda, kuko iyo urebye usanga ngewe niba narabanye na Migi kuva muri under 17, Migi nta kintu azanyigisha, nanjye ntacyo nzamwigisha. Niba Muhajiri yaravutse igihe kimwe na Jihad, akaba aziranye na Michel, uyu munsi bakaba bashobora gusohoka muri club basangira iki, nta kintu uwo mwana azakwigisha. Ariko iyo uhura n'umuntu uzi ngo ngewe naje guhaha, nawe ubwawe uzashiraho imbaraga yo kumva yuko banaye uyu muntu ubwo yaje guhaha akina ku mwanya wanjye, ariko nanjye ngomba gushiraho imbaraga kugira ngo abanyarwanda bumve ko hari ahantu ushobora kuhakina. Ni nacyo kintu cyatumye natwe tuzamuka. Urabizi neza nge ninjira muri equipe nationale nakinanaga na bakuru banjye, nakinanye na Sibomana Abdul ni mukuru wanjye, nakinanye na Bakarisa Kase, nakinanye na Manfred, nakinanye n'abantu benshi cyane. No kuvuga ngo niyo nta kocha yagomba kuvuga uti abantu uyu munsi uri kuri bench, ariko numvaga yuko byanga bikunze ngomba gufightinga kugira ngo nanyenze muri 11. Ni nayo mpamvu usanga rimwe na rimwe nyambi babwira abakinnyi bagenzi banjye, nkabwira mwe mwasanze ibiryo byahiye, hasigaye kumva ko ushobora kujya gukaraba intoki cyangwa ufata ikiyi kukarya. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe
niyo competition dushaka itabaho. Akaba ariyo mpamvu nasabye, ntabwo ninjiye muri gahunda y'igihugu cyangwa se muri gahunda y'abashinzwe siporo muri rusange, ariko twari dukwiye kubona abantu baduha iyo challenge, twari dukwiye kubona foreigners, kuko niba uyu munsi muri Barcelona harimo foreigners, muri Manchester bakaba barimo, muri za Liverpool n'ahandi hose, why not mu Rwanda? Urumva, akaba ariyo mpamvu uyu munsi Muhajiri azakina muri APR, namuvugaho kubera ko ari muri muna wanjye, akumva ko ari igihangange kuko nta wundi muntu umuha challenge. Urumva, ariko niba hari umuntu uvuga utebana, niba hari umuntu uvuga ngo Muhajiri nataboneka nyenda kina kandi equipe iramera neza, ni ukuvuga ngo byanga bikunze Muhajiri ntabwo azasiba entraînement, azanabyuka kuri entraînement yewe wenyine kugira ngo wa muntu n'ubundi atamurya umwanya. Ariko niyumva ko bana APR ningigendeyeho cyangwa se APR itamfite ntabwo yatsinda n'urugero, competition azayikurahe. So akariyo mpamvu nifuza nubwo baba batatu, nubwo baba bane, ariko mbwira n'ama equipe ajya kubarekirita bazana abantu barusha abandi baje gusanga kugira ngo niyo competition ibeho. Hari amakosa yagiye abaho mu gihugu cyacu, ugasanga barazana the foreigners badafite icyo baturusha. Ibyo ntabwo natinya kubivuga, ayo ni amakosa. Ariko niba uzanye foreigner urusha Haruna, azatuma Haruna akora. Ariko nuzana foreigner atandusha ngewe, azatuma n'ubundi nguma kuri ya level ngewe ndiho, kuko n'ubundi nta cyaza abanyigisha. Urumva, akaba ariyo mpamvu navuga nubwo baba batatu cyangwa se bakaba bane, ariko baze bamerita ko hari icyo baje kutwigisha, hari icyo tubigiraho, kuko umukinnyi uri professionnel ngo ntabwo aba ari professionnel kuza gukina mu kindi gihugu gusa, hari icyo n'abanyagihugu baho ngaho bagomba kumwigira. Icyambere ndabanza kubaha felicitation kubera ko bari bamaze n'igihe badatwara igikombe. N'ikindi umugore wanjye ubundi nge n'umureyo, ntabwo natinya kubivuga, nkina no muri APR yari umureyo sport, abanye ndi umusportif, ngo iyo uri umusportif ibintu byose urabya accepting. Ariko ikintu cy'ingenzi nagiye mbona kuri Rayon Sports bari motive, bagaragazaga ko hari icyo bifuza kugeraho, akaba ariyo mpamvu banatwaye igikombe. So icyo nabwira ndi makipe mu buzima, twese dufite ibibazo mu makipe yacu tubamo, hari igihe hazi ibibazo by'amafaranga, tukaba dushobora kumara amezi 2 3 tudahembwa, ariko ni cya kintu navuze inyuma, iyo ufite ambition, iyo hari ikintu wumva wifuza kugeraho ukigeraho. Burya mu buzima twese twifuza kumera neza, kugira amamodoka meza, kugira amazu meza, kugira amafaranga kuri account, ariko burya nta kintu cyambere nko kuba hari ikintu wifuza kugeraho mbere yo kugera ku ibyo bintu. Akaba ari cyo kintu navuga ngo Rayon Sports yarushije andi makipe. Nakurikiranye mbona, ntabwo narebye match zose kuko hari igihe bakinaga nanjye ndimo ndakina, ariko match nagiye mbona navuga yuko nabantu bari motive kandi bari aggressive, n'abantu bumva, yani wabonaga ko ni equipe nubwo yatsindwa hari ikintu yifuza kugeraho. So nkaba navuga yuko ari cyo kintu andi ma equipe yarakwiye gukora, nitugakina twumva ko tugomba dukina gusa cyangwa se dukine kubera ko dushaka gukina gusa. No, bure warukwiye kubaho mu buzima uvuga uti uyu mwaka turi muri 2017, ariko 2017 zansigira iki? Est-ce que 2018 ninyigeramo nzaba mfite iki, nzaba nkeneye kugera kuki? Akaba ari cyo navuga, wenda Rayon Sports uyu mwaka yabaroshije andi ma equipe. Wenda reka mvuge kuri Michel ubundi mwita my player kubera ni umukinnyi nkunda, ni na petit frère, ni umuntu duza cyane, banamushaka banciyeho
ndetse na wancaho. So ni byinshi twagiye tuganira, ariko ikintu cya mbere namubwiye nuko agomba kwigirira icyizere, kandi burya ntibazakubeshe iyo umuntu yagushatse nuko hari icyo bayakubonyemo. Icyo bagomba kumva ko icyo bagomba gushira imbere nuko byanga bikunze ahantu baje bagomba kumva ko ari different naho bavuye, bagashiraho imbaraga gusa ariko bitabatera ubwoba, kubera ko burya ubwoba ni ikintu kibi cyane. Ubwoba butuma n'ibyo wari ufite bibura, ariko nibumva yuko nahamagawe cyangwa se narekiriswe kubera ko hari icyo nshoboye, n'Imana iratubwira uti burya tujye twigirira icyizere ariko ntiturenze urugero. Wenda ngiye inyuma gatoya, ndi mu bakinnyi 5 batowe kuba best player muri Tanzania. No ngo nabajijwe ikibazo, urabibona uti? No ngo ntabwo wanshira muri abo bakinnyi 5 nta kintu wambonyeho. So kuba baranshizemo nuko ari cyo bambonyemo, niyo mpamvu nabo kuba barabarekirise cyangwa se kuba barabifuje nuko ari cyo babonyemo. Ikingenzi nuko bakwigirira icyizere kandi bakumva yuko n'ubundi football ni usanga muri Afrika hano wacu n'ubundi ni imwe, ariko biterwa nuko wayirespectinze n'icyo wifuza kugeraho n'ubundi. Kuko muri Tanzania nkuko nabivuze inyuma, n'abantu bumva ko bazi ibintu byose, ariko iyo ufite weho icyo wifuza kugeraho burya ntabwo ugendera ku byo babayeho, ahubwo ugendera ku byo wifuza kugenderaho. Tumushimiye cyane rero Haruna Niyonzima, kapiteni w'ikipe y'igihugu AMAVUBI, utuganirije muri aka kanya. Tukaba twahuriye mu mujyi wa Mwanza aho ekipe yiwe yaherewe igikombe cya Championa Vodacom Premier League 2016-2017, kikaba ari igikombe cya gatatu cya kane atwaye, ni cya gatatu kikurikiranyije, ni cya kane Haruna atwaye muri Yanga Africans, kandi nanone ni igikombe cya 27 muri Championa ikipe ya Yanga ibashije gutwara. Turagushimiye cyane Haruna.